se Nibyiza. shava ntabwo nzi ko uri buke mbega ijoro twari hahembwa mva sinzi nuko naryamye sinzi ngo byari ibiki uva mwana uko cya kigabo twagiye muri rogi uko cyagiye kitanyuzuye nari mbizi aka kazi k'uyu munsi noneho sinzi niba nibigashobora kandi numvise ngo boss agiye kuza ahubwo se hari abantu bakuru b'amadeni baranyishyura ariko bansigamo 5,000 bose baramubwira ngo iki kandi na boss yaturayemo ideni yaturayemo ideni rya 37. atari gusa wowe ikarume imbere ya boss nta kibazo bite byanyu meze mute Sandrine bite nta kibazo meze neza cyane okay mwana barayemo amadeni kaniye muri facture boss turayemo 37. oya wamurenza 37 zari round zingahe nibyerega bari abantu ese ninde ko nanamumenye ngo uyu ni umukozi mushyashya umwe yakubwiraga tumwishyura tunamucumbikire okay arare hano byose hano mu rugo ibintu byose arabizi azi akazi ejo wabonye ibintu wakoze ibintu wakoreye abakiriya babyibuka kuki ufata abakiriya nabi bose ntabwo bizongera pe ibintu byose mwarangije kubikora amasuku numva mu muhogo ko nuba bitabi ndabishyura ibyo byo mu kanya ndaje fagitire nyangiza kena kibazo yakubwiye gahunda y'akazi ukuntu bimeze yabimbwiye nta kibazo mu cyumweru baruhuka rimwe urabizi kwa kangahe twebwe tuguha umunsi dushaka ushobora kuruhuka ku wa mbere cyangwa ukaruhuka ku wa kane iminsi harimo igiharwe n'iminsi yindi yahura kena kibazo ubundi hari ibintu wowe Sandrine ugomba kujya toza uyu Petros umusazaza uzana mu ntego kuko ari igihe Petros ibyo dukorana mwana urabizi ubundi wowe bose na Petros ndamuguteza ndamuzirika kandi urabizi ko numufata ubushize mwamvuzeho tweze inzoga ngabo no Tuko na Petros uzaza ukagashaka kumwakira I'm sorry ntabwo uzongera mbabazi mugire vuba ndakubona wari usanzwe ubikora nsanzwe nkakora akazi nanjye nzi gufata neza abakiriya bose ntugire ikibazo hano ntabwo abantu bose bakira uko babonye mbabarire reka no ku meza seriviyete zihorere ziriya nasigaye numva nazo ziri Sandrine ibintu mwamvugaga wowe na Petros ntabwo ari ibyo buriya na Petros mukivugisha ibintu ngo kariya kagabo please bose nagari uragenda arakara kandi numvise nabi nta boss umva nabi ushobora kuzajya mbasohokana nko ku minsi mikuru kuri Noheli kandi nabwo amasaha make umugore kugira ngo abankeneye Sandrine wari yajya ashaka kunyirebesha neza ukuntu Sandrine please tegura ubigikundira bose bisa neza gentleman ntuzavuge ko nsa neza Petros akumva yanakwica ntabyo navuga bose ntiyareka kuvuga ibyo abona ariko bose okay sawa amadeni yose muyabare neza nta kibazo bose sawa murakoze cyane Bimeze bite? Ese fresh rwose. Cyo yamaye gutumira hari. Nayizanye ariko bamaye ibiro 2. Ni mundi.
Boss Mara yumva gute? Imari ni sawa. Imari ni sawa. Inakuramo miliyoni 50. Si wumva sawa uko kandi. Miliyoni 50. Sasa Joboy. Yes, tukumva. Ibintu turimo nta mikino irimo. Kuvuga ngo ku bijyanye n'abakobwa bimeze bite? Bijyanye n'abakobwa bari mu nzira barimo baraza ubu ngubu bari bamaze kugera i Burundi ejo mu gitondo bazaba bageze. Sasa tugomba kuca ku mpaka w'Uburundi bakambuka kandi tugomba kubashuka. Twara mu continent twagiye tubazanamo n'uvawe ntabwo bazamenya gahunda ukuntu zagiye zigenda ejo mu gitondo bazaba bageze. Sawa kabisa. Ugomba gukora dinero nawe arimo aramfasha mu burasirazuba. Ngiye ngomba gutanga iki gihugu. Petros biranshimishije cyane. Sawa. Nsanze nawe akazi urimo urakora hano ari okay. Umeze neza cyane kera. Twishimiye kandi gukorana nawe. Ni sawa njyewe ndimo nkora akazi mu burasirazuba. Kwize ngo ureba hano. Siko bimeze. Yes. Basura n'indesi. Basura n'indesi urutwe. Muramubonye? Kuba niko mugomba gufata abandi bakozi. Mushize gukina n'imari yawe. Si gukora akazi neza. Sugakora neza cyane. Akujenjeka. Akazi nta kujenjeka. Urabona umwe wanyibye imari. Ushatse gukina n'amafaranga yawe. Bose abantu nk'abari bagomba kuza kutubira mu mari nibura bagomba kubagenza cyangwa tukanabica bya Mu kubica. Uriya mureke. Najya ngo mbereke ukuntu bikorwa. Onye ukuntu yabaye. Yina namwishe ndamwirega. Aramupfukisha. Petros. Maze kumenya akazi neza cyane. Karimo karagenda neza cyane. Ku bintu bimeze. So boss ubu ngubu rero turangizanyije gutsonja kubana ejo mu gitondo. Gende nawe. Petros. Ciao. Tugomba guhera kuri la gahunda. Twekora neza. Uko bimeze. Bazijye muri hoteli ijya kurara mu gake. Luka! Bino! Mubona niho tugiye kujya dushyira umugi rwacu. Yes. Urabyumva? Business yacu ndabona utajenjekeye. Ibi nta mikino irimo. Cyo cyiza. Dukora amafaranga, dukore dinero. Ni ukuvuga kino cyuzi nta mupolisi ushobora kuhakeka n'umwe. Habe Boss ariko bakiguze nk'amafaranga yera. kimwe cyamagaze miliyoni 20. Iyi ni deal nagiyemo na leta. Cyiza. Ajyamo ka ruswa na karuswa agomba kujyamo. Ako cyuzi ntago bapfa kukima. Nta mupolisi ushobora gukeka hano hantu yuko hatsimba mw'urumojyana. Abara bose batubangana bagomba kuva mu. None iyo mvuze ngo ni indabyo za roza. Bakeka ko ari indabyo mpinga mu gishanga. Ikintu bakeka. Ye niyo code. Hano kubaka akazu kagaragaza ko ari icyuzi cy'amafi tukagira kugira ngo ibintu bimere neza. Naho ubundi uriya abapolisi mubona nta kibazo bafite. Mfite umwe muri bo hariya
ntabwo bazatuvumbura bose. ntuzagire ikibazo. ndabona ikiyaga kimeze neza rwose, ariko nanjye muri biriya byatsi banabibyaza umusaruro. biriya hari ikintu cyavamo buriya nanjye, ariko buriya sinahubaka nka hoteli. byaba na byiza kuko kari akabari wagatangiye. agatekerezo ni keza. ntabwo nzashyira hoteli, nshaka kubashyira hoteli. ariko ibindi nanone ibintu bya polisi mugabanye kubivuga cyane. polisi mu kabari si byiza buriya. njyewe mfite ukuntu kundi namaze gupanga ibyanjye. ujye uza wumva wisanga nanjye ndategura buriya. bakibyaza umusaruro. ni business nziza cyane kandi tuzayikora izagenda neza. hano bambwiye ko gushyira hoteli, kari akabari urakavamo nshaka kudabagiza, nshaka kwereka isi wallahi isi izaba iyawe.